Murakaza neza nanone kuri YouTube channel TFZ Rwanda, aho tugiye kongera kurebera hamwe igice cya karindwi. Turi kwiga CSS. Muri iki gice cya karindwi rero turarebera hamwe padding ikidufasha ni property idufasha gushiraho ingano ya space iba hagati ya border na content zigize iyo border. Ishobora kugira izindi property nka padding top, right, bottom, left, cyangwa se hakaba impine yayo ushobora gukora kwandika gutya. Iyi ngiyi igasobanura top nkuko twabivuze muri video ishize, igasobanura right, igasobanura bottom, iyanyuma igasobanura left. Turaza kureba padding, tumwe turebe na margin. Nukuvuga ngo ni ibintu bibiri bijyana ariko abantu bakunze bidahuye, ariko abantu bakunze kwitiranya margin na padding, ariko turaza kubisobanura. Nayo ni property idufasha gushiraho gaps hagati ya boxes. Nukuvuga ngo nimba ufite boxes ebyiri ushobora kuzitandukanya. Urugero navuga urabona nka web page ubwayo uyifata nka big box cyangwa se border nini ishobora gucontaininga izindi border. So kugira ngo ushire itandukaniro hagati y'izo border ebyiri nkuko turi buze kubireba, ni ukuvuga ngo wifashisha margin. Turongera kureba nanone uburyo ushobora gusentaringa iyo box yawe. Turaza kubireba nanone muri practice. Iyi ngiyi ni ushaka gusentaringa box, ushobora gukoresha margin right cyangwa se margin left. Ni ukuvuga ngo kugira ngo igiye hagati na hagati nuko ugomba gukoresha margin y'iburyo n'iy'ibumoso, noneho cyangwa se ugasetinga na automatic, ukaziha value ya auto. Izi ebyiri left right ukaziha value ya auto. Nanone mbere yo gusentaringa box ugomba nanone kubanza kuyiha width, noneho kugira ngo idafata width ya page yose, nkuko nabivuze ko page yose iba ari nka border nini. Nanone turaza kureba uburyo ushobora kualigninga noneho za menu za page tureba kuri website y'ama home page, contact, cyangwa se indi page ushobora gukora, indi website ushobora gukora uburyo ushobora gustylinga izo pages. No turaza kuzireba cyane idufasha ni iyo display ishobora kugira izo value ko ari eshatu, inline, block cyangwa none. Naho turaza kuyireba uburyo dufasha. Noneho na hiding box, mu gihe ushobora kuba ukiri ku building website yawe nkuko we building page per page. So nimwe utararanga ushobora kuyihidinga cyangwa se ukayikuraho ntigaragare kuri web page. Nayo turaza kubireba. Nayo ishobora ni visibility, iyo ni property, none ikagira value ya hidden cyangwa se visible. Noneho reka turebe amagambo arambuye, noneho practice y'ingibi tumaze gusobanura mu magambo make. Nkuko mubizi hari syntax ihora ari imwe idahinduka ya HTML. ni ukuvuga kugira ngo ubashe kwandika HTML code urabizi ko igomba kuba iri between syntax runaka kuri iyo web ushaka gukora. Ni ukuvuga ngo iyo syntax navugaga ni iyi ngiyi. Ibi ngibi bimaze kubimenyera ko kugira ngo ubashe gushiraho ikintu kigomba kuba kiri hagati y'iyi opening na body tag mo hano hagati, nicyo cyapyaringa hehe hano kuri web page. Ni ukuvuga nkuko ubibona hariya ni index page ya HTML ariyo iyi ngiyi, ariko kubera ko nta kintu kiriho, ni ukuvuga ngo nta kintu kiri buapyaringe hano kuri web page. So tugiye gutangira gukora imwe n'imwe nkuko twabirebye hano. Ni ukuvuga ngo turatangira gusobanura padding mu magambo arambuye. So reka nze nshireho content content ya HTML, then turaza kubistylinga hano muri CSS file. So content nashiragaho ni iyi ngiyi, ni izi paragraphs ebyiri tureba hano muri HTML, just izi ebyiri. So
maze gushira izo content ebyiri rero tugende muri CSS page, noneho CSS file dushireho dustyling izo paragraphs ebyiri. No kuvuga ngo muri paragraphs ebyiri rero mfite muri paragraph mfite paragraph imwe nibwo ni iyi tag ya p, so niyo ngiye kwanza gustylinga hano, means ndayistylinga gutya bisanzwe, ndashiraho width ndayiha magana, okay, 275 pixels, then nshireho border kugira ngo tuze kureba uburyo biri buze kuba affected. Ni kuvuga ngo border ndashiraho shorthand yayo, ubwo ndakora 2 pixels, wenda nkore color yayo ni solid, ubunini bwayo solid, then nshireho color, reka mfate iyi ngiyi nta kibazo y'ubururu, okay, then ndahita nshiraho, reka saving kwanza iyi ngiyi turebe affect bigize hano. Urabona ko zose zibaye affected kubera iki? Kubera ko ngewe hano ni p tag na selectinze yonyine, ni p tag na selectinze hano, niyo mpamvu zose zibaye gutya. Noneho hano mfite imwe ifite class yitwa gutya with padding, ifite padding. Rero ndaza hano nanone, ni ukuvuga ngo zose zabaye affected ni iyi ngiyi kubera zose ni p tag, then hano ndaza mfate iyi ngiyi yitwa ifite ni p ariko ifite elements ya p tag, noneho nayo ifite class ya with p, noneho yo ndagira gute? Ndashiraho padding, turebe itandukaniro. Padding reka nshireho 10 pixels, ushaka gushiraho pixels zindi ushaka gukurikisha na designing ushaka gukora. So nda refreshinga hano, urabona ko effect ibaye kuki? Ibaye kuri iyi ngiyi yo hasi yonyine. Kubera iki? Kubera ko niyo ifite value ya padding ahangaha. Reka nyongere wenda ngire 20 kugira ngo tubirebe neza. Ni hano wabonye ko igenda ishira, urabona ko niyo ibaye styled neza ku buryo idafatira hano ahatangira. Ushaka gukomeza gushiraho utuntu wenda nka text align ugashiraho wenda center, ariko iriya yaba affected kuri zose. Urabona ko zose zibaye centered, ariko ni just urugero. Ushobora kuba center, ushobora kuba justify, ushobora kuba left, ushobora kuba right. Ni ukuvuga ngo ushiraho value ushaka. Urabona hano irahita justify, ushobora gushiraho left, ushobora gushiraho right. Iyo ngiyo yari padding. So iyindi ikurikiyeho rero, okay, padding ushobora gushira kuri top, left, right. Reka niyo ngiyo tuyikoreshe turebe effect iri buduhe. Ni ukuvuga ngo reka nkore padding wenda top yo hejuru, kanyihe 10 pixels, savinga, da refreshinga. Ni hejuru honyine birugira affect, urabona ko iri bwa affecting hejuru honyine. Kubera iki? Kubera ko nahisemo padding top, nuvuga ngo left, right na bottom harasigara nta padding ihari. Urabona ko hangana na hano. Kubera iki? Kubera ko hano na affectinze gusa kuri iriya top. Reka ngire hano mpindure nshire wenda right, turebe nayo effect iri bugire. Ni ukuvuga ngo hano ni honyine hari bugiye padding, hano nda refreshinga, urabona ko hano niho hagiye padding honyine. So ni ukuvuga ngo kugira ngo affecting hose wandika gusa padding, ukasavinga. Wamara gusavinga padding iba ingana hose. Ni ukuvuga ngo hano hari 10 pixels, hano hari 10 pixels, hano hari 10 pixels, naho hasi hari 10 pixels. Ariko ushaka kongera gusa hejuru ntabwo byakubuza gukora padding. Ushaka gushira wenda hejuru habe hanini cyangwa se habe haruta padding ahandi, ni ukuvuga ngo ushaka guspecifying ukavuga top, aho top yiragira hanini ahandi hagume 10.
ni ukuvuga ngo ushaka kugira hano hanini, hano ushaka kugira gatoya bitewe wowe nuko ushaka kubidesigninga. ni ukuvuga ngo iyo ngiyo yari padding. Reka turebe margin noneho. Margin nayo ngiye guhagarika video gatoya kugira ngo nshireho content tugira ngo tubashe gukomeza na margin. Content nayo ngiyi nakoresheje ya yindi, nahinduyeho ikintu kimwe gusa, nahinduye izina rya ya class twakoresheje muri padding. Yari padding, hano nyise margin. Noneho ikintu ndi buze guhinduraho nanone, reka ngire gutya, reka ndekere gutya nta kibazo. Hano niho ndi buze gusa guhindura, reka mfate iyi ngiyi nyizane hano. Urabona hano hari with padding, hano kandi ushobora gukoresha with margin. Ariko noneho hano reka mfate iyi pixel, iyi padding nyishire nyapplying kuri izi, ni ukuvuga ngo nyapplying kuri izi zose kugira ngo tuze kureba margin. Ni ukuvuga ngo ikintu mpinduyeho gusa ni kimwe, nkoze iki, mfashe padding zari ziri kuri iyo hasi zihuza na padding yo hejuru, ko ntabwo ari padding turi kureba, ko turi kureba ni margin. So kugira ngo rero tubone effect ya margin, nuko ndibuze rero hano, ndaza hano, urabona ko hano mfite class yitwa with margin. ni ukuvuga ngo hano rero hari margin, niho ndibuze gushiraho margin, nshireho wenda reka nkore 15 pixels, ndasavinga turebe effect ya margin. ni ukuvuga ngo abona ko ihise bisa naho yegeza imbere iyo hasi. ni ukuvuga ngo margin yo ikora iki, igufasha gustylinga izo boxes ufite kuri web page yawe. Noneho na padding nayo ikagufasha gustylinga icyo kintu kiri between iyo boxes ya between iyo box yawe. Urabona ko padding yo yadealingaga n'ibi bintu by'indani, ariko margin urabona ko yo iri kugenda idealinga no hanze, n'ukuntu izi boxes ziri displayed kuri web page. Reka ngire wenda hano like wenda 30 turebe. Urabona nuko ngo ugenda idealinga na margin, niyo margin uko ngo igenda idealinga na boxes. Noneho padding nayo ikadealinga na content z'iyo box. ni ukuvuga ngo ikindi kintu turi kureba rero ubu ngubu ni ukuntu ushobora gusentaringa rero iyo content iyo box yawe, ukayisentaringa iyo box yawe ukayisentaringa muri web page yawe. nicyo tugiye kureba. Reka nanone mpagarike video, ongere ngaruke mu kanya. ndongeye ndagarutse, ariko ikintu mpinduye gusa ni ya class name niyo mpinduye gusa. noneho reka turebere hamwe uburyo dushobora gustylinga, noneho gusentaringa izi content. noneho reka tugaruke hano ikintu ndi buhindure nanone, reka hano nta kintu mpindura, reka ndekere hano text align. reka hano nongere gusa text align kugira ngo text yo ubwayo ibe centered kwanza. text align reka nyigire center. noneho nayishira n'ahangaha, ariko ikaba yaba applied kuri izi zone ibi byonyine, ariko nyishize muri body kugira ngo n'ikindi kintu cyose nzakora text zabe centered. ariko njyewe nyishize hariya kuri body kugira ngo ikintu cyose nzakora nyine kizabe kiri centered, cyangwa se nshatse nayishira hano ikaba applied gusa kuri content zabiri muri paragraph, ariko nyishize hariya kugira ngo n'ibintu byose nzakora bizabe centered. so don't mind about that. so reka turebe noneho ukuntu tugiye ku affectinga izi, dushira izi centeringa izi boxes ebyiri. so hano ndagaruka ndagumisha, iyi mpamvu ndi bugumisheho zino, ni ukuvuga ngo ndashaka ko ibyo nandika hano biza ku affectinga izi p tag mfitemo hano. so
ushobora none kubikora kugira ngo bya affecting wenda iyindi tag, ariko kubera ko nturugero ndimo ndakoresha nkoresheje izi paragraphs ebyiri gusa, so niyo mpamvu ngiye hano ndi burekere izi p, iyi p tag hano ndaza kuyihindura kuko hano ni rekanze, hano ni iyi ngiyi nayihinduye ni centering, ntago ikiri with margin, so nicyo kintu ndi buhindure gusa, ariko hano ndaza kongeramo reka nongeremo iyi padding wenda hano reka nongeremo kano wenda ngire like reka ngire wenda 520 kugira ngo wenda nongere umubyimba wa wa ya mirongo, reka na padding nyongereho nayo izamuke gatoya. Noneho width reka ngire nayo wenda 300 pixels. Noneho hano hasi kuri iya nyuma niho ndi bukore margin. Rero icyo nandi gusobanura hariya ushobora gukora margin nkuko nabisobanuye ubushize, ni ukuvuga ngo iyi ya mbere iba ari top buri gihe iyo uri gukoresha iyi shorthand, iyi shorthand ya padding, iyi banza iteka ibiri top, ni ukuvuga ngo iyikurikiyeho rero iba iri left, ibiri right, wamanuka iya gatatu ikurikira akaba bottom, iya nyuma ibiri left. Ni ukuvuga ngo nuko ugomba kubifata kuko niko bimeze, nta kibihindura. Hano iya mbere buri gihe iba ari hejuru, ikaba iburyo, ikaba hasi, iyi ngiyi ikaba ibumoso. So ni ukuvuga ngo nkuko nabisobanuye hano, kugira ngo centering iyo text ushobora gusettinga auto as value ya left na right margin na right margin. Ni ukuvuga ngo ngiye shorthand rero ukuntu ndi buyandike, niba kuri value ya mbere nyihaye 10 means ni hejuru, ni ukuvuga ngo niba ari hejuru ahakurikiyeho rero ni right, ndayiha auto. Noneho ahakurikiyeho ubwo ni hasi, ni bottom, ndayiha 10. Noneho left ndayiha auto. Ibi ndakeka bisobanutse. Ni ukuvuga ngo 10 ya mbere ni hejuru, auto ya mbere ni iburyo, 10 ya kabiri ni hasi, auto ya nyuma ni ibumoso. Ibi ngibi ndabikora gutya kubera iki? Nanone birashoboka ko nshobora kwandika margin, urabona ko hari margin top, margin bottom, margin left, margin right. Ni kimwe nuko nakwandika top nkashiraho 10, nkandika bottom nkashiraho 10, nkandika left nkashiraho auto, nkandika right nkashiraho auto. Ni ukuvuga ngo ibi byose byikubiye muri iyi yonyine. Ni ukuvuga ngo browser yahita isobanukirwa ko iyi ya mbere ari hejuru, iyi yari iburyo, iyi yari hasi, iyi ngiyi yari ibumoso, aho kwandika margin top, margin bottom, shiraho values. Ni ukuvuga ngo ni ukwiyorohereza akazi mu bundi buryo. So noneho hari ndakora text align, ni ukuvuga ngo iyi ngiyi iraba affected kuri iyo paragraph ifite iyo class yitwa center. Ni ukuvuga ngo ndayikora reka bibe left, ni ukuvuga ngo irahera ibumoso ijya iburyo. So reka nsaving, tuze hano turebe effect biri bugire. Wabonye ko iyi ngiyi ya nyuma yabaye centered hagati. Why iyi ya kabiri yonyine? Ya kabiri yonyine kubera ko ni ya kabiri yonyine, nuko yo iri centered. Kubera iki ya kabiri yonyine? Kubera ko izi value twashize hano twazishize ku ya kabiri yonyine. Sinzi niba twashize gusobanukirwa why iya kabiri yaba iya kabiri. Kubera iki? Kubera ko niba ureba neza hano muri paragraph ya kabiri niho ifite class yitwa centering. So iyo centering rero niyo twahaye margin ko igomba kuba centered. Kubera iki? Kubera ko twakoze automatic left na right, means irayifixa ibaze automatically, uko iyo iribarira automatically nyine yishire hagati na hagati. Niyo mpamvu usanze
iyi ya kabiri iri hagati n'iyi ya mbere rero tuyihaye same value, iyi ya mbere nayo tuyihaye margin kuko urabona ko yo nta margin ifite, tuyihaye margin same value nayo nayo irajya hagati nk'iyindi, ariko dushize muri iyi ya mbere iyo hasi hano ntacyo yaba imaze. Let us try it. Ni ukuvuga ngo tuvanyeho iyi ya kabiri, I cut it, I save, ninza kurefreshinga hano nothing will change. Kubera iki? Kubera ko zose ni p tag, iyi p tag niyo yabaye selected kandi ni p tag. So ni ukuvuga ngo impamvu twayishize hano nuko tutayishakaga hano hejuru, ariko uramutse uyishize hano hejuru nta mpamvu yo kuyishyira hano hasi, kuko ibi byose biri hagati y'izi curly braces ziraba affected kuri every p tag, kandi ninjye nari muri p tag. So icyo ushyize hano hejuru cyose kiraba applied kuri iyo hasi, ariko icyo uri bushyire hano hasi ntabwo kiriwe applied hano hejuru. Kubera iki? Kubera ko iyi ngiyi ifite special class yayo yitwa centered. Ni ukuvuga ngo kiraba applied kuri paragraph ifite class yitwa gutya. So tubirekeye gutya rero ni ukuvuga ngo no hejuru tukaba dushaka kugira same effect with iyo hasi, niyo mpamvu byose uzibonye zirimo hagati muri browser. Urebye no space iri hano na space iri hano zose zirangana. So kubera ko twashaka kuba applied gusa kuri iyo hasi, niyo mpamvu hano hejuru tutari twayishizeho, ni nayo mpamvu mwabonye yasigaye ku ruhande, ariko tuyishyira hano hasi. If I save, urabona ko iyo hejuru itongera igaruke hano iburyo. Kubera iki? Twavanyeho iyi margin yari iri hano, ndakeka nicyo cyumvikanye. So reka turebe iyindi ikurikiyeho, ni ku inlininga izo ama web. Okay, sawa, iyi ni akazi ka bon, biraza gutwaramo akanya gato, ariko reka mbi styling nabyo ndaza kugaruka mu kanya. So namaze gushyiraho content, reka noneho tuze turebe ukuntu ushaka kubistylinga content uko imeze. Ni uku nguku bimeze, ariko kandebe hari kuziramo akantu k'akabazo gato. Okay, kavuye. So kubera ko biri center gutya, ni kubera ko ariko body nayikoze, ariko ikanze bihindure hano, kuvuga ngo ni iyi ngiyi uko bituma biba centered. Reka kanze nyigarure hano. Okay, ingaruka ndakeka biriho bimeze. Okay, sawa, cool, hano bimeze neza. No, so reka turebe uburyo dushaka gukoresha ni block, ni block inline cyangwa se none. So icyambere cyo ngomba kubanza kumenya, reka tubanze turebe hano. Inline ifasha block level elements gukurikirana zitondekanye. Ni ukuvuga ngo hano impamvu ntari bwerekane iyi block level, ni ukubera ko hano deja biri muri block, hano ni uko nguko biba bimeze. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo hano biri block level, kugira ngo mbishyire muri inline rero niho ndi bukoresha value. Hano biri level, biri in block deja, hano biri in block. So ni ukuvuga ngo in block, iyo ukoresheje block, iyo ushaka gushyira inline ubuvana muri block, niyo mpamvu ntari buvuge kuri block. So hano ikintu ndi bugaragaze rero ni inline na block, inline na none. So reka nze hano noneho ndakora ni li. Kubera iki li? Nizo ngiye gukoresha, niyo ngiye gushyiraho iyo effect nshaka gushyiraho. Ni ukuvuga ngo li ndagira gute? Ndazishyira inline, ndakora display ndahita nyiha inline. Reka ntari kugaragara kuri list. Ndasavinga, noneho reka nzihe wenda margin right, reka nzihe like
10 pixels. Noneho hano hari iyindi, iyi urabona ko ifite class yitwa soon. wenda ntura building iyo page ngo uyirangize, nturayibuilding ngo uyirangize, ariko ntabwo ushaka ko iba displayed, ntabwo ushaka ko igaragara, ntabwo ushaka ko igaragara kuri web page kuko itararangira. Niho hahandi rero tuza kugira iki, ya value ya, reka nikwereke, ni display. ubwo ni iyo ni list, ni list ifite class ya soon. So kubera ko ndacyari kuyibuildinga, ntabwo ndarangiza kubuilding iyo page, ntabwo ushaka kwigaragara rero, ndashaka ko iba none. Sinshaka kwigaragara kuri list y'ama web page mfite. No kuvuga ngo nda refreshinga hano, urabona ko biraba inline, ariko iyi itagaragara, iyi services zitagaragara. Urabona ko mfite home, nkagira about, nkagira service, nkagira contact, ariko sindarangiza ku building ino page ya service. Niyo mpamvu hano nakoze, kubera ko ari ifite class yitwa soon. Urabona ko niyo ifite class yitwa soon, nabuze service kuko ntararangiza kuyibuildinga. Reka mbe nyihishe, ubwo ni hano nakoze display ibe none. Ni ukuvuga ngo hano urabona ko itariho. Reka nkureho ino display none turebe. Let me cut it, I save. Ningira gutya iragaragara kubera ko nta kibuza kugaragara. Ngiyi hamwe, urabona ko zari zinahatondekanye gutya like a block, ariko ubu ngubu zabaye inline gutya. So naha ngaha rero ushobora kugenda ushiraho padding, ushiraho margin, ushaka uzitandukanye, ushiramo space ushaka gushiramo. So no kuvuga naha ngaha ntabwo zigaragara nka web pages, no kubera ko we are not building a web pages, ariko ibyo nabyo kubikora ni ugushira gusa hano, ni ugushira hano ino reference gusa ya href is equal to hano then wait, ahangaha uba wikoze nk'iki nka web page ifite content, ariko hano ntago nigeze nkora biriya. Kubera iki? Kubera ko it was just kwerekana gusa uburyo iriya inline na none ishobora gukora muri ya property ya display. So ushaka kubikora nka web page rero niho uza kongeramo utu hano, ukashiramo izina rya page ya web page. Washiramo izina rya web page, nibwo rero igufasha kugira gute kwita ikujyana hahandi kuri iriya page ushatse. Urabona ko ishobora kuba clickable hano. So iyi yari inline twarebaga, reka turebe yindi, iyo ni hiding box. So iyi hiding box rero, iyi visibility ikora hehe? Ni ukuvuga ngo urabona nka hariya hari iyi size
iyi size ya iyi page ya service. Iyi page ya service ni ukuvuga ngo nk'ubu ntarayikora cyangwa se ndimo ndayikora ntarayirangiza. Hano ikintu just nakora ni ikintu gito, ni hano nakora gusa ni ya property ya visibility, nkakora hidden cyangwa se nkakora visible. Reka nshizeho visible turebe. Urabona refreshing hano iravaho, ariko ubundi yakavuyeho, sinzi impamvu itavuyeho. So let me check it out why itarimo iravaho. Visibility, yeah, okay, visibility should be hidden. Hano ngiye nkoze visible, so ni nkora hidden ubwo urabona iraba hidden, ariko ya space yayo ntagivaho. Nicyo visibility, nicyo iyi visibility ikora. Nuko ushobora kuvanaho, ushobora gukuraho ya page igaragaza ko ushobora gukuraho ya izina ry'iyi, ushobora gukuraho izina ry'iyi service, ariko nkasigaho umwanya ugaragaza ko hari indi page idahari, cyangwa se nkayishiraho ariyo ino value tubonye hano ya visible ikagaragara, cyangwa se noneho ni nkabikuraho burundu ari ya display none, nayo yabitinga kimwe nka hidden. Itandukaniro ririmo niki nuko iyo ushizeho visibility hidden isigamo wa mwanya, ariko igakuraho izina rya ya page. Ariko iyo ushizeho display none ikuraho izina igakuraho na ya space. Iyo tandukaniro rihari ryonyine. So murakoze cyane. Iyi ni end y'igice cya 7. Vuba cyane none turarebera hamwe igice cya 8 aho turi bwige uburyo ushobora ku designinga tables kuri web page yawe. So ni ukuvuga ngo ubaye ukunze ino video ibuka tukora subscribe kandi una liking. Murakoze, turi kumwe vuba cyane mu gice cya 8.